Antoine Rutayisire ikintu namubonye gikomeye ntiyashatse ibyubahiro aba yarakoze urusengero runini ndetse yewe na n'uyu munsi aba afite mega church ikomeye mu Rwanda bye yatangira ministeri ye. Sinzibagirwa inama wangiriye, sinzibagirwa kuba nafashe n'indege ukava mu Rwanda ukaza muri Amerika kugira ngo tubashe kuganira ku bibazo umurimo w'Imana wari mucamo muri Zion Temple. Imana ikugiriye neza, kabashimiye n'umugore wawe wakubaye hafi, ariko ni wa muntu icyongeyeho nanone ni umuntu nabonye utagira ishyari, ntagira ishyari mu buzima, ntagira ishyari mu by'ukuri. Iyo icyo kintu sinzakibagirwa muri 1999. Icya kabiri ni Antoine Rutayisire niwe munyarwanda wakigishijemo. Ndatangara cyane kubona byenda abantu ntimumuzi, ariko nge ndamuzi kuva icyo gihe nabonye yigisha neza mu cyongereza cyiza mu bantu ibihumbi birenga 10. Ndavuga dufite umuntu ukomeye muri iki gihugu. Muri ibyo bihe rero ikintu naje kumusangamo gikomeye, nasanze ari umuntu uvugisha ukuri kwinshi kandi kumukristo. Ikindi nasanze ari umukristo udahuzagurika. Kaba ngushimiye Antoine kuri uyu munsi torero ryateganyije kugusezera ujya mu zabukuru, ariko twe niwe tugikweneye cyabira. Mu by'ukuri nageze mu Rwanda ndimo nigisha ku nkuru nziza, turangije amateraniro haza umudamu umwe nari ntangiye gusengana nawe muri ministry, nari ntangije abari gutangira kumbwira amakuru ya Antoine Rutayisire, ambwira uko babanye iruhande, ambwira ko ari umugabo w'Imana muri iki gihugu, ariko numva bingoye kuzamugeraho kuko nari nkigera mu Rwanda ntaza abantu, nkibaze se umuntu ukomeye ucya bambwiye nabasha kumugeraho. Gusa Imana yaje kubigira neza, tugenda tumenyana gahoro, ariko tutagenderanira cyane. Muri ibyo bihe rero ikintu naje kumusangamo gikomeye, nasanze ari umuntu uvugisha ukuri kwinshi kandi kumukristo. Ikindi nasanze ari umukristo udahuzagurika. Urabona ministeri yari afite cya gihe nyuma ya jenoside, ikintu namubonye gikomeye ntiyashatse ibyubahiro aba yarakoze urusengero runini ndetse yewe na n'uyu munsi aba afite mega church ikomeye mu Rwanda bye yatangira ministeri ye, ariko ni wa muntu udahinduka. No umupasiteri muri Anglikane, ariko iyo umurebye ni nk'umupantekote, ni nk'umukarizmatike nk'uko kwacu twese tumeze, ariko ntiyigeze ava ahantu. Ni umuntu rero udahuzagurika. Icyongeyeho nanone ni umuntu nabonye utagira ishyari, ntagira ishyari mu buzima, ntagira ishyari mu by'ukuri. Iyo abonye umuntu arimo impano y'Imana aramwegera akamushyigikira. Ikindi namubonyemo ni ukugira imitekerereze y'ubwami. Nubwo yari muri Anglikane cyangwa se muri AEE, ntabwo yigeze akorera aho honyine, ahubwo yakoranaga n'abandi bose batandukanye mu matorero ataraye, mu matorero ataraye Anglikane. Ikindi namubonyemo nanone ni ugukunda igihugu. Ari mu bantu mu by'ukuri basengeye iki gihugu ndetse bashiraho n'amatsinda atumiza n'abayobozi b'igihugu cyacu kugira ngo babashe gusenga. Rero hari nk'ibintu bitatu mwibukiraho. Icya mbere ni mu giterane twakoze muri 1999 twinjira muri 2000. Nagiye kumwegera tumusaba niba yatubera chairman, kuko icyo genge sinarinzwi pe, aremera. Mubwira uko Imana yambwiye arabyakira. Icya kabiri cyantangaje, umuntu utanza akemera ko dufatanya muri icyo giterane cyo gusengera igihugu, ni umunsi twagombaga gusaba umuyobozi w'igihugu ngo aduhere abantu abasenzi bendera. Icyo gihe imvugo yo kuvuga ngo abahutu, abatutsi basigajwe inyuma n'amateka yari ikivugwa aho ngaho. Noneho dusaba abantu batatu bava muri ayo mazina atatu mvuze ko hagira uwabasengera, uwabahabendera, none tugasengera igihugu. Twari mu giterane icyo gihe, negera Antoine turayimuganiriza, hari mu giterane icyo gihe hariho na president wacu, icyo gihe yarakiri vice president. Antoine aragenda rwose ntabwoba ntaki, aramwegera amuhibendera, aramubwira bati riduhere abasenzi.
vice perezida aremera, icyo gihe ararimuha. Birantangaza cyane ubwo bushize bw'amanga yari afite. Icyo kintu sinzakibagirwa muri 1999. Icya kabiri ni igiterane twabayemo muri Amsterdam. Icyo giterane cyabaye muri Amsterdam gitumijwe na Billy Graham. Cyari gikomeye cyane, kirimo abantu 10,287. Cyatangiye ku itariki ya 29 z'ukwa karindwi kugeza ku itariki 6 z'ukwezi kwa 8 muri Amsterdam. Nta wundi muntu wagombaga kwigisha muretse abo Billy Graham yatumiye. Icyantangaje, twagiyeyo turi delegation y'u Rwanda. Wibaze ko abantu twari tuvuye mu bihugu 209 n'ibirwa n'amateritware yandi, tukagira iminsi 9 aho. Bakoresheje budget icyo gihe ya miliyoni 40. Mu by'ukuri cyari kinini cyane. Antoine Rutayisire niwe munyarwanda wakigishijemo. Ndatangara cyane kubona ashobora guhabwa iyo platform ngo abwirize. Byenda abantu ntimumuzi, ariko nge ndamuzi kuva icyo gihe nabonye ari umuntu w'Imana, umuntu uhambaye. Abantu benshi batari bazi, ariko ndatangara cyane. Yigisha neza mu cyongereza cyiza, mu bantu 10,000. Ndavuga dufite umuntu ukomeye muri iki gihugu. Antoine rero agiye mu zabukuru. Mfite utuntu nka dutatu nakwisabira. Kuba ugiye mu kiruhuko cy'izabukuru ntabwo bikwiyeho umuhamagaro Imana yaguhaye. Oya, uwo muhamagaro wawe urahari kandi nawe urabizi. Icya kabiri, kuba utakiri umushumba muri Anglikane, nge ndatekereza ko noneho Imana igiye kukugira umushumba w'abashumba benshi. Kuko turi mu bihe by'inyigisho z'ibinyoma, ubwo abantu barimo babeshya, mahanuzi y'ibinyoma, abantu bikururira abantu. Ngwino utwigishiriza abashumba mu murimo w'Imana. Ubu ufite inararibonye, ufite ubwenge, urakoze, imyaka 65, ufite ubwenge, ari ubw'amashuri, ari ubw'Imana, ari ubwa experience. Dufashirize rero ubwami bw'Imana, utwigishiriza abashumba. Nanone kandi cyanyuma, ndatekereza ko hawa amahirwe yo kongera gukoresha izindi mpano zawe zari zarasinziriye kubera umuhamagaro w'igipastori warimo. Ushobora kwigisha abacuruzi, ushobora kwigisha abapolitisiye, ushobora kwigisha abarimu, ushobora kwigisha abayobozi batandukanye. Izo mpano nazo zibyuke rero ukore, kuko na business wanayikora igacamo. Nuko nyine ari umuhamagaro. Ushatse no gucuruza abacuruza, cyangwa se wategura n'abacuruzi. Nukuvuga ngo ufite impano z'Imana, wewe wabashe kuyobora itorero ukarigezaho ryari rigeze. Nta domaine nimwe utakoramo. Rero nkaba nkwisabira ngo uhaguruke wubaka umurimo w'Imana, umubiri w'Imana hirya no hino. Nkaba ngushimiye Antoine kuri uyu munsi itorero ryateganyije kugusezera ujya mu zabukuru, ariko twe niwe tugikweneye cyane. Sinzibagirwa inama wangiriye, sinzibagirwa kuba nafashe n'indege ukava mu Rwanda ukaza muri Amerika kugira ngo tubashe kuganira ku bibazo umurimo w'Imana wari mucamo muri Zion Temple. Imana ikugiriye neza, kabashimiye n'umugore wawe wakubaye hafi, mukaba mwaratangiye neza, murangije neza icyo kivi cya mbere. Abana banyu, umuryango wanyu mwese, Imana ibaha umugisha. Imigisha yose abantu baguhaye urabyitwarira. Uzi inkweto mwampaye, iwanyu ashatse nashinga iduka ry'inkweto, ntabwo Yesu azaza kuzitwara. Uzi amashati mwampaye, nzamara imyaka ntongeye kugura amashati. Amakositime ho nshatse nashinga iduka n'ibindi ntavuze. Ibyo ntabwo Yesu abinyaka, nzabigumana, ariko icyubahiro gisubire iwawe, gihabwe nyiracyo. Haleluya. Ibyo mwamvuzeho byose byiza, nkaguvuga ngo Mana biriya byose ni wowe. Haleluya. Reka mbabwize ukuri, basubira mu byicaro byabo, bagiye gutanga impano. Mwakagira Imana mwe, baguhereze impano yabo. Nibasoza basubira mu byicaro, bagende bihanagura amarira. Ngewe narize ku itariki 2 ndarandira,
mu gitondo ndaza ndihanagura ndatuza. Kandi dufite umugisha kuko kanoni arahari, azakomeza asenge, azakomeza asabe, azakomeza. Imana iracyamurinze, yaramuduhaye by'umugisha, imuduhana na Rev. Karegesa nta sitani. Nishimwe rikomeye cyane. Turashima Imana ko yaduhaye umwana. Ni urugendo rwari rukomeye. Ndashima Imana ko ndi muzima n'umwana wanjye ari muzima. Ntwite nikubise hasi, nikubita hasi nubitsinda. Muri uko kwikubita hasi ni sereri yamfashe ntabizi, nisanga ndi hasi, amaguru ari hariya n'amaboko hariya, nisanga nabizi ibyuya byinshi cyane, amaraso ku munwa. Ndi mu rugo njyenyine, aho numva nzanzamukiye njya mu kuryama, ndamuhamagara ndamubwira ati nikubise hasi. Yari ari ku kazi, araza arambwira ati tujye kwa muganga. Ndamubwira weya ntago tujyayo, ndi muzima, nizeye Imana. Nkuko nizeye Imana koko twagiye kwa muganga, nyuma dusanga nda amahoro n'umwana ameze neza. Byo nishimwe rikomeye, mumere Imana icyubahiro. Murakoze cyane. Haleluya. Nitwa Mukanyirigira Gatarina, nkaba nsengera mu itorero rya Deperi, nkaba ntuye hafi hano. Ubwo rero nukuvuga ndashima Imana mu gitondo cyiza cy'uyu munsi, kubona nshinze n'ibirenge hano numvaga ari ibintu kuri nge ntashobora, ariko Yesu yabikoze. Nukuvuga mu gihe mwakoraga iminsi ya kanoni nagiye nyimenyeshwa, ariko ntabwo nayigezemo, nari naniwe cyane ntabasha kugenda. Haleluya. Ubu ndabasha kugenda, numvishe navuye mu rugo ndizana, numva ngeze hano, ubundi sinabishoboraga. Byo nishimwe rikomeye cyane. Ubwo rero nukuri nahuye n'uburwayi mu minsi itambutse, ariko Yesu yabicishijemo neza. Ariko uko nari ndyamye niko natekerezaga ngo hari umuhigo nahize ntahiguye. Hari icyo Imana yakoze hano, kandi nukuri yaragikoze. Kanoni yigeze kunsengera turi hariya, nagendanaga agacupa nciramo, buri kanya nkaciragura nkanakorora nkitsamura, ndetse hakagenda nyitungurusumu, nkakoresha ibishoboka byose. Ariko nukuri Imana yihesheje icyubahiro, kano yarabikoze. Ubwo rero nukuvuga ngo ibinishime Imana. Pastor haguruka umfashe. Naraje mfite umubabaro mwinshi. Nukuvuga ngo nari mfite umubabaro unduhije cyane. Hano ubundi nzi Pastor Kanoni, nta wundi narinzi. Ndanze kumurora, ntabwo nashoboye kumubona. Nabajije hariya barambwira ngo ntawe uhari. Ndavuga ngo se ndajya mu rusengero mboroge, ndabigenza gute? Ndavuze induru mu rusengero, ndabigenza gute? Pe umuntu yaranciye intege, ananije, numva mpindutse undi muntu. Ariko nshaka umuntu umfasha gusenga. Nukuvuga ngo rero naje gushaka Kanoni, nje kumushaka barambwira ngo ntahari, ni nawe nari nzi muri rusengero, ntago abandi nawe arabonaga, ariko sinari imbazi. Ubwo rero ngeze hano nari naniwe cyane, ndushye, sindajya mu rusengero mvuze induru, ndabigenza gute? Pastor ngiye kubona mbona turutse haruguru. Pastor warunze ubundi? Ndumva arambonaga hari ntiwarunzi. Ariko ubwo yaraje ntiva yumfashe. Twicara hariye. Bagiye bavuga ngo umutima usobetse amaganya ntusobanura amagambo. Navugaga ibigambo byinshi binyuranye kandi mbiga bidasobanutse. Ariko abona ndarira, ndababaye, numvaga nshaka umuntu umuhumuriza. Bene data mujye mugira ibihumuriza, umuhumuririsha abandi. Ugira ibihumuriza, uhumuriza mugenzi wawe. Naza kubwira ikintu ushaka ibihumuriza, ntukamuca intege. Yaramfashije Pasiteri, pe aramfasha. Icyo cyangombwa mureba nzanye hano cyamaze imyaka 2 n'ibindi, bananiza kandi nta mpamvu. Nagira ngo ndabajije ahubwo mbega bakanca intege, bamwe bakantuka. Ariko nukuri twaragisengeye. Pasiteri nkaza hano ncecetse, nje mu za saa sita nkanga kumuvugisha, nabuze icyo mubwira.
nabuze icyo mubwira pe. Twasengeye hariya hantu ndavuga ngo Mana, mu mitima yacu tuvuga ibintu byinshi, mujye muhiga kandi muhigure. Aho nindyamye naravuze ngo se Mana y'amaguru ko yananiye n'amava akananira, nzajya mu kagare ariko mpigura umuhigo. Ni ukuvuga ngo rero nije guhigura umuhigo w'ibyo Imana yakoze, aho twagitereye, aho cyarengeye niho nje kukirengurira. Ibi nibyo nje gukorera. Ni ukuri nshimye Imana cyane. Iki kintu cyaranduhije ko twaragisengeye na pasiteri twarafatanije. Imana iduhana umugisha, nibyo nagira ngo mbabwire. Mukomeze rero dusengerane, Imana iduhana umugisha. Ishimwe ni ryawe, ishimwe ni ryawe, ishimwe ni ryawe Yesu. Haleluya, ishimwe. Reka Kanoni tumusabe amusengere z'umwihariko. Nagaruke hano. Iri ni ituro ry'ishimwe yazanye. Abawadeni muze muryakire. Ishimwe ni ryawe, ishimwe ni ryawe, ishimwe ni ryawe Yesu. Turagushimye Mwami wacu Yesu Kristo. Ijambo ryawe riratubwira ngo utura hagati y'amashimwe y'ubwoko bwawe. Uyu muja wawe yahize umuhigo, yagushyize imbere icyifuzo kandi waragisohoje. Wamukemuriye ibibazo kubwo gusenga, none uyu munsi nawe agarutse kugushima. Reka umugisha wawe ukomeze kuba kuri we, kandi bimubere ikimenyetso y'uko iteka ryose iyo tukwiyambaje tugutakiye uri Imana itega amatwi kumva kandi igasubiza. Komeza umuhe umugisha nabe bose, umwongerere umugisha kugira ngo nawe ajye ahorana amashimwe yawe, mu izina rya Mwami wacu Yesu Kristo. Amen. 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 Haleluya. Hanyuma numara kubivuga noneho unabikore ubumusabire rwose. Dusenge Imana. Turagushimye Mwamana yacu, waduhaye isezerano yuko uzabana natwe kandi ko iteka ryose uzaduha umugisha. Kandi Mwami Yesu, iteka ryose iyo tukuvuze tuzi neza yuko ukora ibyo wahoze ukora n'ibyo ugikora n'uyu munsi. Uracyakiza, uracyabohora, uracyakiza indwara, uracyatanga agakiza, uracyatanga umunezero. None mu izina rya Mwami wacu Yesu Kristo turasenze ngo ugendagende hagati muri iri teraniro. Umuntu wese wajemo hano arwaye, yumva ameze nabi mu mubiri, yumva arembye, yumva ananiwe, yumva amerewe nabi, reka imbaraga zawe zimanukire kumukoraho no kumukiza, kandi aze gusohoka hano yumva ko yashubijwemo imbaraga. Kandi mu izina rya Mwami wacu Yesu Kristo, reka umuntu wese waje hano yumva aremerewe ku mutima, kuko Mwami Yesu niwe karuhura kacu, wishyizeho intimba zacu n'imibabaro yacu. Urangije uratura uravuga ngo abarushye n'abaremerewe muze musange ndabaruhura. Uruhura umuntu wese waje aremerewe, uremerewe n'ibibazo, uremerewe n'ibimugoye, uremerewe n'ubukene, uremerewe n'imyenda, uremerewe n'inzangano z'abantu, uremerewe n'ubukode n'ibindi byose biremerera abantu. Uruhura imitima yabo, ubibutse kuri Imana ishobora byose. Reka waje hano aremerewe n'ibyaha, ubibutse ko icyakuzanye mu isi wishyizeho ibyaha byacu Mana, kugira ngo twese uzajya kwegera ajya ababarirwa ibyaha bye, kandi amaraso yawe atwezaho ibyaha byose. Weze utunganye, he kugira umuntu n'umwe usubirayo akiremerewe n'ibyaha yaje yikoreye kuri uno munsi. Kandi dusengeye abakristo twese ko tungana, ngo imbaraga z'umwuka wawe zitumanukireho, buri muntu wese asubizwemo imbaraga, buri muntu wese asubizwemo ubushobozi, kugira ngo aho tugenda hose abatubonye bose bajye bamenya yuko tubana nawe. Reka imbaraga zawe zikorere hagati muri twebwe, kandi we Mwuka Wera ugendagende, kuko twabwiye yuko nuza niwe uzakora imirimo muri twe. Umwami wacu yaratubwiye ngo nuza tuzahabwa imbaraga. Umwami wacu yaratubwiye ngo nuza uzatuyobora mu kuri kose. Umwami wacu yaratubwiye ngo nuza uzenda kubyo bitubwire. Umwami wacu yaratubwiye ngo nuza uzatubera umujyanama, uza ukora umurimo wawe hagati muri twebwe, ubu bwoko bwawe bwose buhabwa umugisha. Ngo ni mu izina ryawe dusabye Umwami wacu Yesu Kristo. Amen. Amen. Mwakoze cyane. Ngira ngo mwabibonye nubwo twashoje icyumweru cy'amarangamutima, cyumweru cyo gusezeranaho, ariko ntabwo birangira. Kandi narabibabwiye ngo ndagiye kandi ndaje. Ntawe
buriya nasezeye ku kuba senior pastor ariko ntabwo nasezeye ku ikanzu yanjye, nta nubwo nasezeye ku kuvuga ubutumwa. Iyo wabaye pastori uba uri pastori forever. Haleluya. Ndagira ngo rero nshimire Imana cyane kandi nshimire na senior pastor. Kare naje ngeze hari aho tubika amakanzu, nsanga harimo amakanzu mu kabati kanye. Navuga nti ari umuntu wazanye amakanzu akayishyira mu kabati kanjye, nibuka ko ntakiri senior pastor. Hanyuma mbajije barambwira ngo avuye kumesa amakanzu ya Karegesa barayimura bayashyira kwa senior pastor. Ndavuga nta noneho birasobanutse. Ariko ubwo nabyo n'urwibutso. Hari igihe uza nyine ukaza widunda hanyuma akabati kakakwibutsa kutakiri senior pastor. Ubwo rero yakoze senior pastor kundobesha, niko babyita abakora hariya mu kazi tagisi, ngo nukurobesha. Buri rero yandobesheje. Nimuzajya mubona mpagaze hano ndimo kubwiriza ugazajya bayandobesheje. Wakoze kundobesha uyu munsi. Uyu munsi inyigisho nayise gutirurira Imana. Kugira gute? Gutirurira Imana. Murabizi twebwe babaye mu cyaro, hari igihe abantu bakoraga umunsi mukuru. Buriya rero kera ntabwo muzi ukuntu ubusirimu bwaje butinze. Kera iwacu umuhungu yararongoraga, yajya kurongora agatira inkweto, akajya nko kwa Janvier agatirayo inkweto nk'izi nambaye cyangwa izo yambaye, bakamutiza inkweto zijyanye n'ubukwe. Hanyuma akajya kwa Karegesa agatirayo ikote, kuko icyo gihe n'amakositime ntiyakundaga kubaho, watiraga ikote ariko ipantaro ukayikura ahandi. Ukajya kwa Peter ugatirayo isaha, ukajya kwa Manuel ugatirayo ishati na karavati ugakwikira, hanyuma ukagenda ugakora ubukwe. Hanyuma ubukwe bwarangira ugatirura iby'abandi. Haleluya. Rero nanjye uyu munsi naje gutirurira Imana. Murabizi buriya hari ikintu kimwe ngira ngo tuzige, hari igihe Imana idutiza ikanzu yayo. Abantu nyine bakagutembereza umurwa, abantu bakakuririmbira, abantu bakakuvuga, hanyuma ikirori cyarangira ukibuka yuko ugomba gutirurira Imana, icyubahiro kikaba icyayo. Haleluya. Ubu rero nanjye naje gutirurira Imana, nkayisubiza icyubahiro cyayo. Ibyo mwamvuzeho byose byiza, nkaguvuga ngo Mana biriya byose ni wowe. Haleluya. Reka mbabwize ukuri, abo nasengeye, harabona sengeye barakira koko, kandi singira impano yo gukiza indwara. Abapastori bamwe bakubwira ngo jyewe iyo nkozeho, jyewe ntabwo ibyo nyambivuga, ariko hari abantu nasengeye barakira, kuko ni Yesu ubikora. Hari abantu nasengeye tukasengana ibingu, bavuze hariya mu ndirimbo baririmbaga, hanyuma akazabyara. Hari umudamu umwe niwe nkunda cyane, nkunda kubivuga kuko we byaranshimishije. Yaje kundeba arambwira ati mukozi w'Imana nti atariko ati burya bibaho, ati kweza mu nda babigenza bati. Ati nagiye ku mukozi w'Imana, ati maze imyaka 2, nta nubwo yaramaze myinshi, ati ndongowe, atariko sindabyara. Ati njya kureba umukozi w'Imana arambwira ngo yandebye, ngo Imana imwereka ko mu nda yanjye ngo harimo ibintu ngo by'umwijima, ngo by'umwanda, ngo akeneye kwezwa mu nda nikagira inkuru. Ati narinje kukubaza ngo ibyo bibaho ko beza umuntu mu nda nibakamweza gute? Ati yarambwiye ngo biva mu mukozi w'Imana byose biba byejejwe, ngo aho binyuze hose harezwa. Ndabwira ati toka shitani, iyo ni daimoni. Hanyuma ndabwira neka nkwereke, basogokuru baravuga ngo Imana yacu ni Imana itanga abana, igatanga abageni, igatanga inka, igatanga imvura. Ntinubira cyakora, aracyabohora, aracyakiza, aracyatanga n'abana. Ariko umuntu akaza ati jyewe naragusengeye urabyara, none payback, icyubahiro kijye kibi cy'Imana, kuko nitanga abana. Buriya ikosa rya mbere, ahubwo ngo naramusengeye, ndamubwira nti ntuzasubireyo, ntazongere no kuguhamagara, kandi yarabyaye, yashimye Imana, ntabwo asengera hano. Ariko icyo nenda kubabwira, mujye mureka icyubahiro kibi cya Yesu.
icyubahiro kibi cyande kibi cya Yesu. Uyu munsi rero ngewe naje gutirura icyubahiro cy'abandi natwaye. Abantu bakaza hano bakarira, pasitori watubereye umubyeyi, pasitori waradusengeye, pasitori waratubwirije, pasitori. Reka mbabwize ukuri, iyo ntagira Yesu ntabwo muba mumvuga. Bangahe se tungana basinze bafindigiye, abo ngabo bavuga ngo narabashyingiye, ariko hari igihe wabateye inda. Aho kugira ngo mwe muhagaze hano mumvuga, ukawuhagariza hano mvuma. Ariko reka mbabwire ikintu kimwe, nkivuga ibyo kuvuma. Hari abantu muri iki gihugu bariho imivumo. Uzi kwicarana n'umuntu ugasanga aravuma umuntu amwifuriza gupfa kuko yamwiciye ubuzima. Ugasanga umuntu arakomeye, ni igitangaza, ariko kubera ko kugira ngo amuhe akazi yamusabye kuryamana nawe, nuba akaba kimugize imbata, akavuga ati uriya muntu ikintu cyamfasha ni icyamwica akava muri iki gihugu nkagira freedom. Ndashima Imana ko niba hari n'umvuma bamvumira ubusa, kandi uwo muvumo ntuzafata kuko nzi neza yuko ntawe nakoze ibyo ngibyo. Ariko iyo mba ndi umunyabyaha, sinabibwiye hano ukuntu muri beza shaho mba narakoze amahano. Burya ururimi rukubwira Yesu iyo rwabaye urw'umunyabyaha rukubwira kuryama kandi ukaryama. Ko ruba rufite imbaraga Imana yaguhaye kwemeza abantu. Iyo ushobora kubemeza mu bya Yesu, ushobora no kubemeza mu by'ibyaha. Ndashimira Imana ko ntawe nemeje ngo dukorane ibyaha. Rwose ibyo nshobora kubirahira muri Remera, nayoboye imyaka 12. Uzakubwira ngo Twane yagerageje kunyemeza ngo dukore ibyaha azaba mbeshyeye. Ntanze Yesu h'umugabo, naje gutirura. Kuko buriya nkunda muri Bibiliya hari ahantu umugabo witwa Moridekayi, umwami Esiteri amaze kubwira umwami ibintu byose uko byagenze, umwami ngo yari ayijoro aribaza ati ariko oya, Hamani yari yafashe icyemezo cyo kumanika Moridekayi. Noneho umwami ngo Imana iramugendera aradasinziriye, ngo arabati muzane ibitabo by'ubucurabwenge mu nsomere. Ngo barasoma bagera ahantu witwa Bigitani n'undi bari bakoze umugambi wo kwica umwami, ngo Moridekayi arabihishura. Aravuga ati ariko uyu Moridekayi hari icyo bigeze bamukorera. Baravuga batoya bati ntiyicara hariya ku irembo. Noneho Moridekayi umwami aravuga ati oya, muzane ifarasi umwami ajya yicaraho, muzane n'ikanzu umwami ajya yambara. Ubwo ninde wabivuze? Ni Hamani. Hamani yahagaze yaraje gusaba agatwe ka Moridekayi, kandi aravuga ati ubu umwami ashaka kubaha twamukorera iki? Aravuga ati hari undi bubaha se nkanjye? Bagende bashake ikanzu ujya wambara bayimwambike, bazane n'ifarasi ujya ugendaho, noneho bashaka umuntu w'icyubahiro amutembereze mu murwa avuga ngo uwo mwami ashaka kubaha dore uko bazajya bamugenza. Icyo ni ukubabwira si icyo ngicyo. Moridekayi bamutembereje umurwa yicaye ku ifarasi y'umwami yambaye n'ikanzu ye. Umunsi ukurikiyeho buriya byagenze bite? Yatiruye iby'abandi. Haleluya. Rero tumaze icyumweru nafungura YouTube nkasanga ifoto yanjye, nasumvura abantu mva. Rero mbabwire bantembereje umurwa, reka njye gutirura iby'umwami. Umwami Yesu icyubahiro kibi cyawe mbivugiye imbere y'abantu. Iyo bagutembereje umurwa, nubyuka mu gitondo ujye utanga ifarasi y'abandi n'ikanzu wari wambaye. Wenda birashoboka ko umwami atayikomeje kuyambara, ko si ikanzu yambawe n'umuntu umwami yayambara. Ushobora kuba yaramubwira ati iyi kanzu yo yitwarire, ariko ifarasi yanjye yo muyingarurire. Ubundi niko Imana yacu nayo ikora. Imigisha yose abantu baguhaye urabyitwarira. Uzi inkweto mwampaye, iwanjye nshatse nashinga iduka ry'inkweto, ntabwo Yesu azaza kuzitwara. Uzi amashati mwampaye, nzamara imyaka ntongeye kugura amashati. Amakositime ho nshatse nashinga iduka, n'ibindi ntavuze. Ibyo ntabwo Yesu abinyaka, nzabigumana, ariko icyubahiro gisubira iwawe gihabwe nyiracyo. Haleluya, haleluya. Buriya abantu bose muzabona, reka mvugeho ibintu bitatu kuko n'isaha yagiye, ndagira ngo tuze kurangiriza igihe dusanzwe turangiriza.
icya mbere buriya gusubiza Imana icyubahiro cyayo ni umuco mwiza. Nimusubira hariya mu gice cya mbere badusomeye mu ngoma ya mbere, ko bari batarahagera igihe twasomaga ingoma ya mbere igice cya 29, buriya muri Bibiliya hari abantu bari bazi neza iri hame ry'ibyo ndimo kubigisha, kandi n'abantu babaye abanyamugisha igihe cyose. Uwa mbere muri abo ngabo muzabona muri Bibiliya wari umuhanga wabyo ni umwami Dawidi. Dawidi yari azi gusubiza icyubahiro kwa nyiracyo. Amaze kuba umwami yaravuze ati ariko buriya mbabwire, nubwo Sawuli yari umwami ariko hari ikintu yibagiwe gusubiza icyubahiro cy'abandi. Bamutije ikanzu ntiyayitirura, umwami yamutinje ifarasa yigendaho ntiyayisubiza, none jyewe ndashaka gusubiza icyubahiro nyiracyo. Araza amaze kuba umwami aravuga ati ikintu mwibagiwe ni ukuzana icyubahiro cy'Uwiteka muri Yerusalemu, ati muze mumperekeze tujye kuzana isanduku y'Uwiteka. Muzitegereze Dawidi bazanye isanduku y'Uwiteka. Haleluya. Hari merutse kujya ahantu muri Adeperi bari batashye urusengero hariya haruguru, umuhungu wanjye umwe mwaramubonye wavuze hano, wavugiye abana babaye wanjye, witwa Pastor Rene, niwe wubakishije urusengero rwa hariya, mbese niwe wari chief fundraiser. Noneho aravuga ati munzanire umwenda nambare, aritera ati munterere imbyino mbyine. Narasetse. Ariko Dawidi nicyo yakoze, yazamuye isanduku y'Uwiteka ajya imbere y'Abayisirayeli, umwami wa Isirayeli aba ari utera chorus. Wanyeretse gukomera kwawe, nanjye mwami nzahora ngushima. Wanyeretse gukomera kwawe, nanjye mwami nzahora ngushima. Amen. Dawidi ajya imbere y'abantu araririmba, aba ari utera chorus, arabyina, asubiza icyubahiro uwamuzamuye, akamukura inyuma y'intama, akamuragiza ubwoko bwa Isirayeli. Haleluya. Ndashima Yesu wankuye mu byaha akangira umukozi we, kuko Dawidi yari abizi neza. Murabona muri kiriya gice twasomye, Dawidi abwira Abayisirayeli arababwira ati buriya mureke twubakira Imana yacu inzu. Bamaze kubaka, barimo gukora fundraising, abantu baritanga pe. Bamaze kwitanga arabashimira. Reka nanjye mbashimire rwose, imyaka 12 maze mbayobora. Ngira ngo murabizi twabanje kujya duhondana, twarahondanye twubaka toilette moderne hari haruguru. Abantu katubura twari dufite toilette nziza z'imyobo, ibyuzanye n'ibiki. Tumaze kubita abantu bose baravuga atari kuzikwiremera hasa neza, ati toilette zaho ziruta inzu z'ahantu hamwe na hamwe. Aha haba haje icyondo, bye icyondo ivaho, haba haje turangiriza kuri uru rusengero. Dawidi niwe yarangije, Imana iramubwira ati ariko si wowe uzanyubakira urusengero, uyu mwana wawe Salomo wibyariye niwe uzabikora. Noneho Dawidi ariko aravuga ati ngomba gusiga mufashije, akoresha fundraising. Umunsi rero barangije gukora fundraising nibwo yasenze irisengesho, ariko rikwereka ko Dawidi hari ikintu yari yarasobanukiwe. Ibi ngibi tuvuga ni ihame ryo mu bwami. Ndagira ngo tuvuge ikintu cyitwa ihame ryo mu bwami. Ubundi erega burya twishwe no kuba muri repubulika na za demokarasi. Ntabwo amahame y'ubwami dushobora kuyumva tuba muri demokarasi na repubulika. Ashwe ko muri demokarasi na repubulika umuntu yigendera uko ashatse, agakora ibyo ashatse, ariko mu bwami number 1, mu bwami ibintu byose biba ari iby'umwami. Amen. N'abaturage bitwa rubanda rw'umwami, n'imitungo yose iba ari iy'umwami. Nahoze nsetsa aho mu Cyongereza, n'umugore warongoraga yabaga ari uw'umwami. Ku ngoma ya Rwogera bararaguje basanga uzabyara umwami uzamusimbura ari umugore witwa Murorunkwere wa Mitari, kandi basanga Murorunkwere wa Mitari yararongo. Aravuga ati nubwo yarongo ariko igihugu ni cy'umwami n'abagore bose nabo umwami mugende mu mukureyo. Bamukureyo baramuzana. Igihugu cy'umwami, ibintu byose byari by'umwami, ariko icyo nshimira umwami dufite ubu ngubu
ntawe ajya yambura umugore we, ahubwo amugira mwiza, ahabwa icyubahiro. Ariko arakubwira ngo nubwo uyu mugore ari uwawe, ndamugutegekaho uko uzamufata ugomba kumvira amabwiriza yanjye. N'uyu mugabo si uwawe, ni umwana wanjye, uko uzamufata. Ariko njye ntangara cyane, njye ntangarira abarokore bafata n'abo abagore babo. Wowe ufata umwana washobuja ukamufata nabi, nakunyaga bizagutangaza. Uzi ikintu cya mbere abanza kukunyaga? Akunyaga umunezero. Impamvu mubona abantu benshi bafite ingombi nuko batita ku bagore babo cyangwa batita ku bagabo babo. Imana ikavuga ngo reka maze nkunyaga icya mbere, ndakunyaga umunezero, ibindi nzabikunyaga hanyuma. Uyu mwami tuvuga muri principe z'ubwami, umva ukuntu Dawidi yari yarabisobanukiwe. Avuga Imana, aravuga ngo Mana, umurongo wa 11 wa cya gice cya 29 mu ngoma ya mbere, ngo Uwiteka gukomera n'imbaraga n'icyubahiro no kunesha n'igitinyiro n'ibyawe, kuko biri mu ijuru n'ibiri mu isi byose ari ibyawe, n'abari mu isi bose. Ubwami n'ubwawe Uwiteka, ushyizwe hejuru ngo ube wisumba byose, ubutunzi n'icyubahiro niwe biturukaho, kandi niwe utegeka byose. Mu kuboko kwawe harimo ububasha n'imbaraga, kandi kogeza no guhesha bose imbaraga biri mu butware bwawe. Nubona bagushyize hejuru, ujye uzamura Yesu, kuko kogezwa no gukomera no kuvugwa niwe ubitanga. Uhabwa icyubahiro mwami. Haleluya. Iyo ni principe y'ubwami. Uzi yuko mu bwami niyo umuntu yabaga ari intwari akajya ku rugamba akarwana akanesha, yaraza akavuga ati umwami wacu yanesheje igihugu. Muri bukadi hari igihe Dawidi cyagihe yakoraga icyaha na Basheba, yari yatumye Yowabu n'abasirikare bose bajya gutera Iraba, wari umudugudu w'Abamoni. Noneho bagiye kuwufata, Yowabu atuma kuri Dawidi aramubwira ngo tebuka, kuko tugiye gufata umurwa, naho ubundi n'ubudahari nzabyitirirwa. Tegereza, umwami ntiyagiye kurwana, ndetse hari n'amakosa yakoze muri icyo gihe atari yagiye kurwana, ariko bagiye gufata umurwa baramubwira ati ngwino wambare ikamba, kuko umwami niwe unesha, ntabwo hanesha ingabo. Icyubahiro kitazaba icyacu, twebwe turarwana ariko icyubahiro ni icyawe. Haleluya. Erega buriya n'ahandi hose niko bigenda, sibyo? Uzumve ntabwo ibingibi ari kunegura, kuko niko principe zikora. Iyo abasirikare n'inkotanyi bavuga, baravuga ati twararwanye ariko turangajwe imbere n'umugaba w'ikirenga, kuko natwe ibyo tugeraho byose tuba dufite umwami uturangaje imbere. Hanyuma yarangiza akatubwira ati ibingibi byose mwagezeho ni mu byitwarire mu icyubahiro. Haleluya. Kuko we nta kindi kintu yigeze avuga ashaka, yaravuze ngo jyewe icyubahiro cyanjye sinzagiha undi. Ubu rero jyewe naje gutirura, ndasigarana ibintu, Yesu atwara icyubahiro. Haleluya. Imana ibahe umugisha, kuko iyo ni principe y'ubwami bw'Imana. Kandi burya ikintu twabahemukiyeho, twabigishije Bibiliya, tubigisha itorero, tubigisha ijuru, ntitwabigisha amahame y'ubwami bw'Imana. Kuko mu bwami bw'Imana byose namwe murimo ni ibya Yesu. Ibyo ntunze ni iby'uwo mucungu, ibyo ntunze nanjye ubwanjye ni iby'uwo mucunguzi. Ariko yarangiza akakubwira ati rero ibi ngibi ndabikwihereye, umpe icyubahiro. Haleluya. Umpe icyubahiro, ibintu byigumanire. Muribuka hari igihe Aburahamu yagiye kurwana agarukana iminyago. Mu gitabo cy'Itangiriro haraza umwami w'icyo gihugu, aramubwira ati jyewe ibintu ubyitwarire. Aburahamu aramubwira ati twara ibintu byawe byose, utazavuga ko ari wowe watungishije Aburahamu, kuko mfite Imana izantungisha. Twara ibintu byawe byose, nta n'agashumi kawe nzatwara. Cyakora bariya bamfashije bagatabara bubaha ibyabo, ariko jyewe mfite Imana yanjye. Kuko icyo Imana yari yakoze, yari yabanje yohereza Melikisedeki, araza aramubwira ngo Aburahamu nzaguha umugisha.
ariko kugira ngo amwereke yuko iyo mana ari imutegeka, aramubwira ngo banzuza n'icyacumi cy'ibyo ufite byose. Ngo nuko Aburahamu aha Melikisedeki icyacumi, Melikisedeki amuhesha umugisha. Uwo mugisha niwo watumye agera imbere y'umwami, agiye kumuhesha umugisha, aramubwira ati itwarira ibintu byawe, icyubahiro cy'Imana hatagira undi uza kukivangamo. Haleluya. Iki rero ndagira ngo mucyumve, iteka ryose Imana nigukorera ikintu ujye wibuka gutirura ibintu, ujye ubigumana ariko utirura icyubahiro. Haleluya. Nukora umurimo hakagira ibigerwaho, ujye wibuka gutirura, ntuzikomange ku gatuza. Ujye ubona abakinnyi b'umupira iyo atsinze igitego bamwe bagira gutya cyangwa akagira gutya, ariko hari abo nkunda cyane bagira gutya, kavuga ngo ibyo ari byo byose n'iki gitego nsinze ni wowe Mana. Bashobora kuba babyemera, bashobora kuba batabyemera, ariko no gutunga kariya gatoki nabyo mbiha agaciro, nibura we yibutse yuko si kamara. Haleluya. Kandi Imana izabaha umugisha. Buriya mu isezerano rya kera Dawidi yari igitangaza cyabyo. Niyo mpamvu nubwo yakoze amakosa menshi mu miyoborere, Imana yamutwaye neza, imushajisha neza nk'ikigoryi cy'Imana. Ubundi icyaha yari yakoze asambana na Batisheba akamutera inda, bagombaga kumutera amabuye nubwo yari umwami. Icyaha yari yakoze yicisha Uriya kugira ngo agumane umugore we, nabwo ibyaha bibiri byicisha Imana yababariye. Kubera iki? Kuko Dawidi yikomanze ku gatuza aravuga ngo Mana umbabarire kuko ndi umunyabyaha. Muzasomeza buriya 51 muzabyumva. Buriya hari iminsi yamaze arimo gutakambira Imana, ibwete Imana nakosheje, nakoze ubugoryi, nakoze ibidakwiriye gukorwa, umbabarire. Imana yacu ni Imana y'imbabazi, iramubabarira. Haleluya. Ariko iko kumubabarira kwatumye avuga ngo iyi Mana yambabariye mu bugoryi bwanjye, ineza yayo izanyomaho iteka ryose, nanjye nzigumira mu nzu yayo. Haleluya. Iki rero ni ikintu tugomba gusobanukirwa. Undi muntu wari warabisobanukiwe mu isezerano rishya, umugaragu w'Imana Paulo, kuko yatoteje itorero, akora amanyanga menshi, akora ibyaha byinshi, ariko Imana iramubabarira. Iteka ryose yaravuga ati umva, jyewe ndatangara, ntangazwa n'imbabazi z'Imana yampaye umurimo wayo, yirengagije ko najyaga ntoteza itorero. Haleluya. Hanyuma ariko agezeho akajya avuga ati umva rero mbabwire, nta kintu nzirata mu buzima uretse ibyo Yesu yakoze muri jyewe. Mwumva ukuntu avuga mu Baroma 15, twihute kugira ngo ngire ndanigize. Mu Baroma 15 yanditse amagambo meza cyane, ku murongo wa 18 aravuga ngo sinzatinyuka kugira icyo mvuga, sinzatinyuka kugira icyo nirata, keretse icyo nakoreshejwe na Kristo ngo abanyamahanga bumvire Imana. Yampaye amagambo n'imirimo n'imbaraga z'ibimenyetso bikomeye n'ibitangaza n'imbaraga z'Umwuka Wera. Ibyo byatumye nsohoza ubutumwa bwiza bwa Kristo uhereye Yerusalemu ukazenguruka ukagera muri Ruriko. Kandi nashishigariraga kuvuga ubutumwa bwiza aho izina rya Kristo ritari ryamenywa, ngo ntubaka ku rufatiro rwubatswe n'undi, ahubwo ngo bimere nk'uko byanditswe ngo abatarabwiwe ibye bazabibona kandi abatabyumvise bazabimenya. Ariko Paulo avuga ngo sinzatinyuka kugira icyo mvuga keretse icyo nakoreshejwe na Kristo, icyubahiro kikaba iki. Yandikira Abagalatiya arabwira ngo ubu ndiho ariko si jye uriho, ahubwo ni Kristo uriho muri jyewe. Ngo ibyo nkora byose nkiri muri uyu mubiri mbikoreshwa no kwizera umwana w'Imana wankunze akanyitangira. Haleluya. Iteka ryose muzabona Paulo yazamuraga icyubahiro cy'Imana, kandi yari yarageze kuri byinshi, yari yarakoze kuri byinshi, akavuga ngo nibagirwa ibiri inyuma ngasingira ibiri imbere, ngo ndamaranira kugera aho dutegekwa, ngo menye Kristo, menye n'imbaraga zo kuzuka kwe, ngo mumenye. Uyu ni umuntu wari warasobanukiwe. Kuko buriya twebwe hari ibintu tutari twumva muri principe z'ubwami. Icyo ubonye cyose icyubahiro kibi cy'umwami, ishimwe ryose ribi ry'umwami. Nta muntu wajyaga imbere y'umwami imbokoboko. Ni nako Bibiliya ivuga. Iyo wabaga uri umutwaro ufite inka kandi umwami yakurushaga inka, ariko wakubitaga inyana nziza z'amashashi cyangwa
inka z'uburiza zihaka zisa neza, ukazirongora ukazishyira umwami kandi afite byinshi. Njya numva abantu benshi bavuga ngo ariko kuki tugomba gutanga ibya 10, ngo kuki tugomba gutanga amaturo, kandi ikintu kimbabaza nuko abo umwami yahaye amata nibo bahindukira bakamwima amatwi. Ngo ariko ngo giyewe ngo kuki mumbwira ngo ibya 10, ngo abapastori b'inzara nyinshi, ngo abapastori baba bashonje. Giyewe ndi mu bantu bakunda gutanga icya 10 kandi ndi pastori. Uzi impamvu mbikunda? Nuko nzi umwami wanjye. Ntawe ujya imbere y'umwami imbokoboko, kandi ntawe ujya avuguruza umwami. Iyo umwami yavugaga, itegeko ry'umwami ntabwo ryasubirwagamo, itegeko ry'umwami ntabwo ryavuguruzwaga, ryubahirizwa gukora iri. Ariko mbona abantu benshi muri kino gihe ntibintangaza ko mbona bibagora, kuko ntabwo muzi uwo mukorera, ntabwo muzi umwami wanyu, nta nubwo muzi icyo yategetse, nta nubwo muzi uko bafata umwami. Buriya hari ukuntu bafata umwami hari ukuntu bafata umwami ukajya uvuga ngo umwami ibi byose ni ibyawe, nanjye ndimo. Haleluya. Ntekereza nkavuga ni cyampa abantu bakazabyumva bakabisobanukirwa. Kambabwira ikintu cya kabiri, ibanga ry'ubuzima bwera imbuto. Ibanga ry'ubuzima bwera imbuto. Abantu benshi muri kino gihe ubona bararwanira. Umupastori twaganiraga, sinzi akantu bari bamukoze, arambwira ati tekereza my brother, ati kumara imyaka wubaka izina, ati abantu bakarisira ibanga bakaryica. Ndavuga nti yose burya umaze igihe wubaka izina. Buriya rero ni wubaka izina uzaba wihemukiye, abantu bazamaranira kuryica. Ariko hari izina ridapfa. Izina wahawe n'Uwiteka ntabwo ripfa. Niyo bagushyira muri gereza, niyo bagusiga ibyondo, iryo zina ntiripfa. Reka mbereke uko bikora. Iyi mpeta nyigura muri 90 barambwiye ngo ni zahabu, ariko nshobora kubyemera ko ariyo, kuko ntirava ku rutoki rwanjye kandi ntiracuye. Uko yasaga niko igisa n'ubunyogeje nayigurisha, ndetse nayigurisha menshi kurushaho, kuko muri kino gihe zahabu ingana gutya isigaye igura menshi, ntabwo igura ayo nayiguze. Icyo gihe nayiguze make cyane, kinda muyaga niho twajyaga kuzitaka. Rero iyi mpeta uyifashe ukayiziringa mu byondo bizajyaho, ariko nuyoza yongerera bagirane. Umuntu igeze kumbwira ngo ibyo uvuga ngo ubusa abantu bakubeshyeye, ahubwo rukambeshyera nta kibazo. Ibyo byo bashobora kubikora, ariko ntabwo bashobora gukura Yesu muri jye. Kandi niyo wambeshyera ukanjyana amageragere, nzajyayo njyanye Yesu. Ngere ubwire numva rero Yesu urabizi bari abantu bambeshyeye, nta nubwo ndi bugende mekenya amenyo, nta nubwo ndi burire, ndajya amageragere, ugomba kuba untumyeyo. Reka tujye mageragere tujye kubwiriza abaho, naho tuzabatambikana. Ibi biba byoroshye bityo, kubera yuko izina ryubatswe n'Uwiteka ntawe ujya rimanura. Ariko ni wubaka izina ry'abantu, icyambere wubaka izina ry'abantu abandi bakaricaho. Ni wubaka izina kuko utwara imodoka nziza, ugashaka kumenyekana ko ufite imodoka nziza, ejo hazaza ukurusha amafaranga aza nihenze kuyirusha wibagiranye. Ni wubaka izina ukoresheje uburanga, nka ziriya nkumi zacu zicaye hariya n'abandi, ejo uzarongorwa umwana konke kabiri, unywa igikoma usigara uri kidumburi kiri aho ngaho nyine, ujye wireba wibaze niba ari wamumi, ujye uri ibintu byose. Ariko hari ikintu kimwe kidashobora gusibangana, iyo Yesu yakwise izina ntawe ushobora kurikuraho. Twara Yesu muri wowe. Ngo indogobe yahetse Yesu bayisasiye imyenda ikandagiraho, bararirimba, basasa n'amashami, barayazunguza, abandi bagenda bayikomanga. Bukeye ibwira indogobe mugenzi wayo, aravuga ati ubu rero ngewe naciye ibintu, naciye ibintu, nsigaye nyura mu murwa bagasasa imyenda nkagendaho, abandi bakagenda ku ruhande bazunguza amashami. Rero wanjyanye nkajya kureba ukuntu bimeze. Ziragenda zitambika mu muhanda, ngo zinyura mu muhanda w'i Yerusalemu, zibona nta n'umuntu uzibonye. Zitashindira yibwira ati ze byagenze bite? Ati ndeka sha, ati bari abantu bibagirwa vuba, atejo nanyuze mu murwa. Aramwe ati ese ni ibyejo uvuga?
ati burya ni wa wundi wari uhetse, niwe bazungurizaga amashami, niwe basasiye imyenda, we wari indogobe. Icyubahiro ni icya Yesu. Haleluya. Mureke dutirure, sibyo? Abanyaremera niba byankundira mukabyumva, twajya dukora ikintu twakigeraho bwacya tugatirura. Amen. Ukagenda wakwiga, wabona diplome, akazi ka mbere ubonye ugatirura, ugafata icya 10. Reka mbabwire, yewe nabwiye Imana ngo murabizi nyine hari abantu ejo bundi mwari mubizi ko hari abantu burya bampaye ibimasa. Rero bamwe bavugaga ibimasa, ariko banabivuze karero makavuga ngo babicishije muri banki. Ntabwo byari imfizi nini cyane, ariko byari ibimasa. Yewe nabwiye Imana ngiye gukuraho icya 10 kandi sinkijyana i Remera. Hari ahantu narinzi umupastori inzu imeze nabi, mpamagara cidiko niwe ndamubwira ya nzira cyameze nabi ati cyane, ni reka nkutere akantu nawe mutunganye iyo nzu kugira ngo abantu bamenye ko Uwiteka agira neza. Buri kintu cyose uzabona, nubona ikintu kije jya utirura. Haleluya. Ujye ugira ute? Ujye utirura kandi mu buryo bufatika. Utirure. Muze tujye dutirura. Buri kwezi niduhembwa dutirure. Niba guha promotion utirure. Ubu bamwe batangiye kuribwa mu nda, kuko hari abantu bakunda kugumana iby'abandi. Imana yaravuze ngo mu byo wungutse byose ujye umpaho icya 10. Ibyo byo nzajya nunguka cyose Yesu twarabisezeranye uzajya ukibona. Kandi kugeza uno munsi ntiwantereranye, ntuzantenguha, ndabizi. Buriya rero ibanga ry'ubuzima bwera imbuto ni amagambo 3 gusa. Pawulo yashyize mu mvugo nziza, aravuga ngo ngiye gutera mu nyikirize ubuntu, amen, ubuntu bw'umwami wacu Yesu Kristo n'urukundo rw'Imana no gufatanya n'umwuka wera. Iryo ni ryo banga ry'ibintu byose, kuko iyo umaze gusobanukirwa ko ibyo uri byo byose n'ibyo ufite byose ni ubuntu. Nabonye umukunzi mwiza yarankunze ntamuzi, yamfatishije umugozi, ari rwo rukundo rw'izo ngoyi zezanteye kubimbataye, se genduwe nawe nuwanjye kugeza iteka ryose, jyewe nduwe nawe nuwanjye kugeza iteka ryose, jye nabonye umukunzi mwiza, kera yaramfiriye yaranguza mu bugingo, nawe yaranyihaye none ibintu mfite byose ntabwo nkibigundira, ibyo ntunze nanjye ubwanjye n'iby'uwo mucunguzi, ibyo ntunze nanjye ubwanjye n'iby'uwo mucungu. Haleluya. Icyo rero nicyo cyitwa ubuntu bw'umwami wacu Yesu Kristo. Kubona Imana igucungura ntacyo utanze, kubona Imana igufata ikakuzamura ntacyo utanze, ukaryama ukabyuka mu gitondo ukumva ngo yellow paper yasohotse ngo wabonye promotion, nta na ruswa watanze. Ubuntu.
haleluya. Ukicara ariko buriya sinzi impamvu mutabyumva, icyo uri cyo cyose ukusa kose nabyo ni ubuntu. Njya mbatera urwenya hano, hari igihe umukobwa wanjye yabaye miss kuri campus, ariko no mu gihugu yabaye wa kabiri, ntugire ngo byari bibi cyane. Hano umuntu arambaza ati se buriya wumva gumeze utu umukobwa wawe yabaye miss? Ndavuga ntacyo numvise, kandi umukobwa yabaye miss none se hari uruhare nabigizemo? Naherutse ndyamana na nyina havuka muriya mwana, sinigeze mushushanya, sinigeze nkora ifoto, sinigeze ngira gute. Biriya nabyo ni ubuntu. Umva abakobwa beza muri hano, ni ubuntu, it's by grace. Abantu murimo hano mufite ubwenge ngo mwabona ari umuhanga mu ishuri, ngo nabonaga distinction, grand distinction. Boho uvuka hari ubwonko washyize mu mutwe. Jewe naravutse nsanga ubwanjye burimo. Mwumvise mama avuga ngo abantu bakaza bamubwira ngo ntaranogoka, wa wundi wari utaranogoka ari hano n'ubwonko bwuzuye umutwe, hanyuma ukajya wirata. Mu kuvuka kwanjye icyumweru cya mbere babaza ntaranogoka, hanyuma naragize akajya nirata ngo nari umuhanga. Wari umuhanga namunagana ubwo siyo mpfa mu cyumweru cya mbere. Ubuntu bw'umwami wacu Yesu Kristo n'urukundo rw'Imana. Paulo yajyaga atangira akavuga ati ndatangara kubona Imana inkunda jewe. Ati wenda umuntu yakunda umunyangeso nziza, tara wenda umuntu yapfira umuntu w'umukiranutsi. Ati Imana yerekanye urukundo idukunda ubwo Kristo yadupfiraga tukiri abanyabyaha. Iyo rero umaze gusobanukirwa ibyo ngibyo uravuga ngo rero Mana, kuva nduwawe n'ibyanjye ari ibyawe, take it all, byose bitware. Ubwo wabimpaye n'ubundi uzabigarura wabitubuye. Amina. Singose cyane. Uriya ni umugore yibitseho abana 3, iby'uwo minsi byarashize, sibyo nababwiraga. Arubwo nyamubwira nkawe nti aha abana 3 bagukozeho akazi none shwishu baramukweguye. Azongereye muri competition. Biriya byose birahita ariko icyubahiro cy'Uwiteka ntikivaho. Haleluya. Hanyuma ikibisoza byose no gufatanya n'Umwuka Wera, the fellowship of the Holy Spirit. Gufatanya n'Umwuka Wera akakugira inama, akakuyobora, akaguteramo imico mishya, akaguteramo imbuto z'umwuka, akaguteramo imbaraga z'umwuka. Noneho ugakora, none ibintu byatungana abantu bakajya bavuga ngo ariko nguzi yuko ngo hariya, reka mbabwize ukuri, nsubire ku bintu byiza abantu bamvuzeho kiriya gihe cyose ndatangara. Hariho n'abantu baza bakambwira ngo waransengeye, nkashakisha igihe namusengereye nkumva simbyibuka, kuko nasengeye benshi. Harabona nasengeye duhagaze muri koridoru, hari nabona haye amafaranga ntabareba. Umuntu akaza akambwira ati inzara yanyishe n'abana, nkakora mu mufuka nkamwereza ngaho ugende ndihuta. Hanyuma nkazabona raje atetiwe ati nje gushimira pastori wamuhaye amafaranga atanamureba mu maso. Gufatanya n'Umwuka Wera, hari igihe Umwuka Wera gukora ku mutima ugakora ibintu, hanyuma ukazabona umusaruro wabyo nyuma utanabitekerezaga. Hari igihe ubwira umuntu amagambo ukibwira ngo niwo umubwira ari umwuka umuvugisha, wazabona impinduka yabaye ukabyiyitirira ari umwuka wabikoze. Mujye mwiga gukorana n'Umwuka Wera, kandi bitunganye byose muvuge ngo biriya sigewe ni umwami, ni umwuka. Umwuka Wera nkwaye icyubahiro cy'ibyo twagezeho byose. Iyo ataba wowe ntabwo tuba twarabikoze. Turangirize kuri aya magambo, umusogongero w'ijuru. Burya gushima Imana ni ikimenyetso cyo gusobanukirwa ubwami, ariko ni umusogongero w'ijuru. Umva uko mu ijuru babigenza, ngo mu ijuru abakuru 24 n'ibizima ngo bafashe inanga bararirimba. Umurongo wa 9 muri cya gice cya 5 cy'ibyahishuwe, ngo niwo nuko baririmba indirimbo nshya bati niwo ukwiriye kwenda igitabo no kumena ibimenyetso bifatanije, kuko watambwe wacungurira Imana bo mu miryango yose no mu ndimi zose no mu moko yose no mu mahanga yose, bacunguje amaraso yawe, ukabahindurira Imana yacu kuba abami n'abatambyi kandi bazima mu isi. Haleluya. Yaduhinduye kuba abami hano ku isi n'abatambyi, kuko twe dukorana n'ijuru tugakora mu isi, tukaba abami n'abatambyi. Tuzabyiga ikindi gihe kandi tuzima mu isi. Ngo barangije, ngo ndareba numva ijwi ry'abamarayika benshi bagose ya ntebe na bya bizima na babakuru, umubare wabo wari inzovu inshuro inzovu n'uduhumbi n'agahumbagiza,
bavuga ijwi rirenga bati umwana w'intama watambwe niwe ukwiriye guhabwa ubutware n'ubutunzi n'ubwenge n'imbaraga no guhimbazwa n'icyubahiro n'ishimwe. Haleluya. Numva ibyaremwe byose byo mu ijuru no mu isi n'ikuzimu no mu nyanja n'ibirimo byose bivuga biti ishimwe no guhimbazwa n'icyubahiro n'ubutware bibyicaye ku ntebe n'umwana w'intama iteka ryose. Nuko bya bizima bine birikiza biti amen. Ba bakuru bikubita hasi baramyihoraho iteka ryose. Haleluya. Ubu nibwo buzima budutegereje, kujya tuvuga ngo Mana ni wowe ukwiriye ishimwe, ni wowe ukwiriye icyubahiro, ni wowe ukwiriye ubutware, ni wowe ukwiriye gushyirwa hejuru, kuko twe twari abanyabyaha, uraducungura, urangije uraturinda, urangije uradukoresha, urangije udukoreramo, urangije wikorera umurimo wawe, urangije uduha umugisha. Icyubahiro kibi cyawe Mwami Yesu. Haleluya. Nari naje gutirura, mwamaze amasaha